giteye ubwoba n'icana ciza muzobana kimeze neza kiza kigwa neza citonze cy'igikristo gikunda abantu w'amahoro ariko namumubwira ngo turebe isura sha turebe isura muvandi wewe ndamukurangiye abandi bakazanwa n'ubukene kandi no burahari ubuze butuma abasore bose mwamubona batagira gatorero ariko narahumiwe batagira gatorero batagira ahantu baba ngo nuguheka mwo kwitegereza bamwe baroshe ibitugu be navyarakobose ariko ngira uwo mubabaro ico kintu zanumva nararwaye nari nsanzwe nanuse ariko noneho naco carampuhuye twari dufite igihugu kizima cyo kugatorero cyawateke badi mfite abantu 10 rirengaho kandi uko mura nahaguruka yari haguruka sha ese yagiye hanze haguruka bakubona inyuma y'uyu hari abandi batatu ukunda umuvyeyi ico gihe cyose sinagiraga inka kandi sinzambesha nari umukene w'abakene ariko hano nasanze musa n'ababushwe rikomande bazaba bafana se bazaba bafana baza batagangaye n'ahandi nuko ari abahungu nukuri ikindi kibazo musenga Imana ikurehira ijambo ibahindurira amateka ibyo mwifuza Imana ibibagezeho haleluya nico kuba muri iki gihugu ukogana injoka imaze mu mwaka n'amezi hejuru ukonje sindi umuturage wa hano ibibazo bya hano byose maze kubimenya ariko dufite ikibazo kituremerereye cyane. Perezida Robert harakantu yavuze ku cyumweru aravuga ngo satani ngo kira distraire abantu ngo tibasoma ijambo ry'Imana numva ndavuga ngo namavuga ngo uyu Mungu amaze gukora kurya hajya narishaye nakovuga ati maze gukora bakoze nahwereye narageze rero mu rugo rw'iwacu ndabwira ati Robert yakoze yavuze ijambo yarasisi niba ngo ese wari kuye nawe si wowe rugoka we aravuga ngo satani kirahuza abantu bikadistrera abantu mategeko y'abayuda zari zemewe gufata umunyaza saa 12 zirenga bashwe n'abatambyi bakuru umwanya wa polisi peka akarere sinzi impamvu zacokoza indirimbo zo kumusaraba hari umugabo warenganye ku bwanjye Yesu yararenganye hari umugabo warenganye ku bwanjye Yesu yararenganye mategeko y'abayuda zari zemewe gufata umunyaza saa 12 zirenga bashwe n'abatambyi bakuru umwanya wa polisi peka akarere bamukubise inkoni yatara tsindwa n'urubanza nabyo tibya ibyemewe bamukubise inkoni yatara tsindwa n'urubanza nabyo tibya ibyemewe bagukubise
inkoni bakwambitse ayayayaya baragushinyagurira kandi bakube irindi rimwe tuzamuye ibiganza bagukubise isebako ikoni ibabaza bakwambitse haleluya bari eresivera bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi irindi rimwe gusa bagukubise bakora ikoni bakubise bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakube bagukubise bakora ikoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubesha bagukubise bakora ikoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubesha ikizatumye utikiza kandi ijambo ryawe rinkiza turasubira nike hasi turabanza gushima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yadufashije abantu bangana batya bakaba bagize inyota ziba kwinshi haba inyota y'amazi hakaba inyota y'izuba hakaba inyota y'imbeho iyo wagize nk'icyuya cyinshi ukumva ukeneye kuja hanze hariya hanze ukoga ubugize inyota yabyo ariko ko nditegereza nkabona ngo abantu baje hano si inyota y'akabumbu si inyota yo kuza kota izuba ariko ko ndabona ari inyota yo kugira ngo muze kumva amagambo y'Imana haleluya ariko umukutano ungana gutya mwagize inyota kabisa haleluya hari ikibazo dufite nanje nishizemo nico kuba muri iki gihugu ukogana injo kimazemo umwaka n'amezi hejuru ukonje sindi umuturage wa hano ibibazo bya hano byose maze kubimenya ariko dufite ikibazo kituremerereye cyane haleluya
ko ndashaka ndagira ngo ndiko ndashaka ngo mbese ngubateye nkamerwe muzamerwe amerwe. Twagiraga umugabo umwe yakundaga inyama cyane, mutegere inyama y'abantu bazigezeho haba n'uwayihunyiza atari umuntu uzanga azashaka ngo kumva. Akaba umugabo mukuru w'umusaza yarandutaga, nari nkwiye kumukurikira ubwa gatatu. Yasanga inka yapfuye akamaze agahagarara kwibaga, umbe ku nyama naje bagihaye babaga. Akamabona ntiyo kwihangana, akamavuga ngo nimumpe ku nyama. Haleluya. Iyo tugeze hano mu rusengero rw'Imana uba ufite intego yaguhagurukije. Nimba urwaye utareka kugana mu kanisa ari ubwo bonsengera ngahora n'Imana ngakira, ico kiba cyakuzanye. Abandi bakazanwa n'ubukene kandi burahari. Ubuze butuma abasore bose mwamubona batagira gatorero, ariko narahumiwe. Batagira gatorero, batagira ahantu baba, ngo nuguheka mwo kwitegereza. Bamwe baroshe ibitugu be nabyarakobose, ariko ngira uwo mubabaro ico kintu zanumva nararwaye. Nari nsanzwe nanuse, ariko noneho naco carampuhuye. Nzangera kuri iryo jambo kumva umubabaro, nareba abantu kundu baheka igikapo n'ukundu baza gusimba ngateranya ayo magambo ngo ese ico tuma ikirusi kindi niki kagira umubabaro w'iki gihugu. Igihugu cya ruguru n'ubwoga bazabaje kubabwira ngo abasaza biriya ruguru yambaye iminota mikeya, kandi mfite ubusaza bwo kurondogora ndi nararibonye. Nababwiraga amagambo menshi uko keraga murarumanga, uko bozere yambaye mukiye cyane. Haleluya. Nakoraga kuri ibyo, nakumanyaga ibyo mu ruho w'ibikapo, kababwira umuruho wa hano, kababwira twebwe n'ubundi mukumva abasaza bashaka ngo kuvuga. Nabonye abagabo bino bashururuka cyane, abantu batuye ino bashururukira abasaza biwacu, kandi byari bikwiriye. Amagambo bavuze aya twe yatumezemo. Twari dufite igihugu kizima, twari dufite igihugu kizima cyo kugatorero. Cyawateke badi mfite abana 10 rirengaho, kandi uko mura nahaguruka yari haguruka sha ese yagiye hanze, haguruka bakubona. Nyuma y'uyu hari abandi batatu. Ukunda umuvyeyi ico gihe cyose sinagiraga inka, kandi sinzambesha, nari umukene w'abakene. Haleluya. Iryo 10 ryahabaga ry'abana 10 risaga kose no bavuga bose se muvuga mutari kuri mugabo nawe ni gikenya. Sinagiraga ikintu cyo gutekereza ngo ese abana banje bazorgike, kandi uko nukuri ngahinga uruzitiro, ngahinga igisambo aho gusa, kaguma kuragira inka z'abandi. Umugore ni wahora guhinga reka da. Urukurumva ngo iryo 10 hano worigira tutabeshanye. Hano ninde wo ico gihega iryo 10 kaza mbona umwanya wo gupfukama ngasenga. Sinatekerezaga ibyo kurya, sinatekerezaga ibyo umwambaro, ariko hano nasanze musana wabushwe rikomande. Bazaba bafana se, bazaba bafana tabaza batagangaye nahandi nuko ari abahungu. Nukuri ikindi kibazo musenga Imana ikurehira ijambo ibahindurira amateka ibyo mwifuza, Imana ibibagezeho. Haleluya. Uko gakondigisha hasigaye akanya gato ngasenga nkarangiza. Musenga Imana ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana. Yaravuze ngo nimuguma muri ijambo amagambo yanje akaguma muri mwe, ngo musabe cyo mushaka cyose nanje nzagikora. Pasore mwe ko asore bazakunda byinshi, ariko muhitemo. Nabonye ukuntu mwanezerewe ndahumirwa. Kazaba ntesa uku bibaye bite? Namantura ngo none Yesu araje. Niko nabaje nko gutekereza. Tuko nawe yumva ngo nawe ntazahita ku byacu. Kazama n'ukuntu mwamushabira n'ukuntu mwamusimba. Ti Yesu araje. Ariko ngasantekereza irindi jambo. Haleluya. Nimugume muri Yesu, abaneshereze izi ntambara.
mugume muri Yesu, mumusabe icyo mushaka cyose aracyemera, azagikora. Ariko cyane cyane musabire ubugingo. Dusome hano mu gitabo cy'Abaheburayo, ndatinze. Nashatse kuvuga ijambo, umutwe w'iri jambo ni ukutirengagiza. Kutirengagiza agakiza gakomeye. Ijambo ry'Imana ni agakiza, ntimuryirengagize. Abantu bazi gusoma ngaho nimumfasha hano mu gitabo cy'Abaheburayo 2. Duhereho mu gitabo cy'Abaheburayo. Ni ijambo ryo kuramutsa ikanisa, kuko tubarabamsa kugira ngo nitugendaga muzovuga ngo babasaza batubwiye aya magambo. Mu gitabo cy'Abaheburayo sura 2. Ngaho nimumfashe gusoma, musome mwitonze, kandi wasoma aza hana negerega kumvaga ko abasaza byageze kure. Mu gitabo cy'Abaheburayo umutwe w'ijambo uravuga ngo kutirengagiza agakiza gakomeye. Haleluya. Ngaho soma wa. Dusome. Bibiliya iravuze ngo nico gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita kuzo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abahanuzi. Mwavuze mwese namwe mwamuburaganye, mureke yitonda asome. Reka dusome. Nico gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita kuzo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Amen. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo uyu mwanditsi w'iki gitabo yavuze. Yaravuze ngo nico gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita kuri iri jambo twumvishije, ngo kugira ngo tudatembanwa tukarivaho. Haleluya. Umwete, nakunze kuvuga umwete. Haleluya. Umwete ni uzugira ikintu cyose. Umwete iyo watekereje ngo ndakora iki, kiza kibanza kuza ugitekereza, kikaza cyamara kuza mu mutima, cyamara kwinjira neza shingiye ukavuga ngo ikintu nagitekereje, bugatuma ugira imbaraga zo kugikora kuko wagishize mu mutima. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nico gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita kuri aya magambo. Mwariko mbona ukuntu mwariko musimba sakabumbu, ibi bintu mwariko mukora hano, mugira umwete. Bwana asifiwe. Mugira umwete wo kwita ku magambo y'Imana, amagambo y'Imana. Mugira umwete wo gusenga, mugira umwete wo kubana n'abandi bantu amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe ngo atazabona umwami Imana mu maso. Haleluya. Iyo tuvuze Yesu, uwo mugabo Yesu umurara wiwe uragoye, umurara wiwe urakomeye. Ibisekuruza by'Abayuda abize teoloji baza bakunda kubivuga kuko arimo akomoka. Iriya muzi ko Yesu yahoraga asanga abantu ku gatorero, amaze kubashira muri Edeni, ngo yari yarihaye umwanya wo kuza kubagendera, ngo yamagira umwete, yagize umwete kera. Nico gitumaga natwe ngo akaza akitegereza harya muri Edeni agasanga barimo. Haleluya. Akagira umwete ngo umugoroba wose, ariko muzo umugoroba ngo akaza kubabaza ati mwiriwe, akareba ko biriwe, agasanga abantu agataha. Satani nayo akazagumana kumunyura inyuma bukebe azaciceka, ariko yagiye. Satani agira amaguru yo kugenda, Satani agira amaguru yo kugenda, azagenda cecetse.
Bibiliya ni kwizivuga ngo hariyo abantu baseseye mu rusengero rwihishwa barimwo ntarangiga ntakashe yiwo wobona ngo iteyeho baraseseye ariko nabo bagira umwete nibo banawugira nyine cyane. Yesu amaze kuwavagiye kasetanda karaza kakanyamahimba Satani araza muri Edeni aravuga ati ariko namaki nawe banza yigira nawe gandaye ngo yashatse kubaza nka Yesu mwiriwe neza abandi bati atariko muza murya mugahaga abandi bati suguhaga n'igitangaza bati nta kintu tubuze ibi byose mbaye mbona nimutegere ibi byose mbaye mbona yarabibahaye bati yarabiduhaye bati byose bati atariko hari igiti kimwe mutegere ati igiti kimwe nico atatubwe ico giti nico yatubujije ati aturiya yamatera nkakavugiriza aturiya ati yarabahenze aturiya agira amahimba nawe akusarira ako yasize none nanje niko ngiye kubongerera ngo mugatamireho mutegeye ati rwo jambo yasize nubwo azaza kubabwira none nanje naje kuribongerera ngo ico giti nimuza kurya cyo muzotangiriraho aracumeka ngo amararanyerera ngo bagikoreho ngo baje kureba basanga bahagaze batameze nkuko byari bisanzwe ubwambure buraboneka ariko mugire umwete woririmba ejo ubwambure bwawe bukaboneka mugire umwete haleluya mwavuga amagambo menshi ariko ijambo ryo kongorera rya jambo ryo kongorera ririya jambo ryo kongorera ririya jambo ry'urugamba ririya jambo ryo kudakomeza ngo ukomeze icyo wumvise Bibiliya yatubwiye ngo nuko murusheho kugira umwete wo kwita ku magambo mwumvishije ngo kugira ngo mudatembanwa mukabivamo mudatemba mukabivamo bikabadohokamwo bikaba birashize bikavamo mugira umwete wo kwita kuri aya magambo mwumvishije ngo agakiza gakomeye gutyo kabanje kuvugwa n'abahanuzi tugagahamirizwa n'abakumvise ico giye kugezana n'ubagihaye bavuga ukamatwi yawe nayo umurimbo mwana shizeho n'utundi turimbo murashongera nayo ariko nimwumva ijambo ry'Imana umuririmbyi yaravuze ngo wumva amagambo ya Yesu ngo wihane kandi umwiringire ngo umwitaba guha ubugingo ngo amaze nawe umukurikire haleluya dukurikire Yesu ntazindi shingano kandi abafite Yesu bafite byose abari muri Kristo Yesu iri jambo Paulo yararyanditse aravuga ngo baba bayicare mu gisha ngo ibyambere byakera biba bishize navuze ngo umwanya wabaye mugufi nababwiraga amagambo yakera njewe ndayazi amagambo yakera nayababwiraga ariko ubu mwabayiga muri Kristo Yesu mwebwe muhuriranye n'amahirwe abawasore bo ngubu n'inkumi kuko amagambo yakera mutayazi je naza gateka kanyanga none uwo kugira ngo umwana we baratekanya yomenya bituruka twabanze kagusubira iyo tugira umwanya ariko umwanya ni mugufi bene data twakunze kubabwira ngo nuko murusheho kugira umwete nashatse kubabwira ijambo ry'umwete iyo niyo ntego yanje mugira umwete wo kuririmba cyane mugira umwete wo gusenga cyane mugira umwete wo kwirinda ibyaha cyane Bibiliya ijambo ry'Imana iryo jambo nani yategereje naryo ngo ndasubinde vugeho buke ariko ko ndabona kuko keraga haba nubundi ko ndapfa kuyangana kuko ndi umusaza bariko barandeba igisuri ye babawe ijisho ribi haruzuri yoberwa ryari kugira ngo icara kandi nyine sinorusha abandi ngo Bibiliya izivuga ngo nuko bene data ngo se twebwe uko ngiye kurangiza ngo se twebwe tuzarokoka dute nitwirengagiza ako gakiza gakomeye gutyo kabanje kuvuga nuko mugira umwete wo kwita ku ijambo ry'Imana Imana iduha umugisha amen Imana ishimwe ko tutaramye kandi dushimiye abayobozi kuri uyu mwanya Imana ibaha umugisha reka dufatanye gutyo gusa ntabwo dutinda ariko twese turayizi turirimbe gutyo hari ni mugoroba
unaniwe bagufashe hada kurikizwa amategeko igesemani warunaniwe ariko byari ngombwa gupfe byari ngombwa ko ncurwa hari nimugoroba unaniwe bagufashe hada kurikizwa amategeko igesemani warunaniwe ariko byari ngombwa zamura ijwi ryawe byari ngombwa ko ncungurwa ariko byari ngombwa gupfe byari ngombwa ko ncungurwa bagukubise bakora inkoni bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubesera bagukubise bakora ikoni tuzamura ibiganza bakwambitse bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubesera bagukubise bakora ikoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubesera niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza mbese ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasa mbese ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasa iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira ibyo byose tureka bazamura ibiganza oya hari abantu batari kuzamura yewe Yesu ni wewe yacunguye ariko Vanessa sife sana wovuga ngo Yesu niba hari umugabo warenganye kubwanjye Yesu yararenganye wovuga ngo ni umugabo warenganye kubwawe tunazamura ibiganza tureka bazamura ibiganza haleluya haleluya mategeko y'abayuda
byari byemewe gufata umunyabyaha saa 12 zirenga. Yafashwe n'abatambyi bakuru mwanya wa polisi akarengane. Niba hari umugabo warenganye, niba hari umugabo warenganye ku bwanjye, Yesu yararenganye. Ukubise inkoni yatara sitwa n'urubanza nabyo ntibyarize. Mategeko y'Abayuda gufata umunyaza saa 12 umva yakiriye urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23. Bagukubise bakora nkoni bakwambise bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshyira. Niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza? Niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza? Mbese ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka mbese ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka biyongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe. Hari nimugoroba unaniwe bagufashe kurikizwa amategeko igeste. Warunaniwe yoyoyo ariko byari ngombwa ngo Yesu byari ngombwa ko nzurwa. Komera Imana amashyi. Rifite imbaraga zo kurema no guhindura. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Nurisoma muri Bibiliya uzamenya ko rifite imbaraga zo kurema no kuguhindura. Haleluya! Ahimediwe! Izo ni indirimbo zacu n'abamugeyo n'abamutiyongera. Ariko none ndakubwira ukuri kwiba, ariko iyo ndirimbo twararirimbye yewe. Semeni haleluya. Nimuvuga ngo amen. Amen. Ejo bundi reka mbabwire kano kantu kataza kuncika. Nari musenga Imana ndahantu. Senga Imana. Numva ijwi. Numva umukaranganirije. Arambwira ngo rekiritema. Ngo Satani hayikoresha kugira ngo ijana abantu mu ngeso, mu busambanyi, mu burozi n'ibindi. Ngo rekiritema hayikoresha ngo ni ubusambanyi. Nubona urasambanye tayari uzaba waroze. Nukuri kose. Rekiritema, ese rekiritema ni iki?
ni ubukangurambaga. Ubukangurambaga satani hayikoresha kugira ngo uyobye abantu ni ubusambanyi. Naracumvise neza ndacumva kandi iryo jwi ndaryumva. Numva iryo jwi rivuze ngo rekitema. Ubukangurambaga satani hayikoresha kugira ngo ijana abantu mu burozi. Abantu baroge baje kwa shetani bakoresha shetani. Ni ubusambanyi. Nubona ugiye mu ngeso z'ubusambanyi, tayari uzaba waroze. Nubona ugiye mu ngeso z'ubusambanyi, tayari waroze. Wagiye. Ariko dukomeje abera bose. Nimuvuge ngo amen. Dukomeje abera bose aho bari ku migabane y'isi, bose bakomere bashikame basenga Imana. Imana irahari. Amen, haleluya. Amen. Kandi muzi ukuri kose turabakomeje cyane abera bose aho bari bakomere. Abagabo, abagore, abakobwa, abahungu, ahantu bose bari, abasaza abakecuru ku migabane y'isi, abera bose babasenga Imana aho bari bakomere. Imana irahari kandi kirakora ibitangaza. Amen, haleluya. Kandi Imana ibereye abayo amaso. Imana itubereye amaso. Itubereye amaso kumanywa na nijoro. Ntabwo muri byaravuze ngo ntabwoba ngo bwibihe ngo humura Yesu ari ku ngoma. Ntabwoba bwibihe turimo. Amen, haleluya. Amen. Dufite Imana. Haleluya. Haleluya. Ayimidiwe. Amen. Rero iyo rekiritema ubwo bukangurambaga mubwirinde cyane mube maso. Bene ibyo bintu si ukubisengera. Oya, ntakuja mu butayu nguje gusenga Imana cyane. Oya, ni ukubihunga. Amen. Ni ukuhunga. Bibiri zivuga ngo ntimukicarane n'abakobanyi. Amen, haleluya. Ni ukubihunga kandi tukabyirinda. Kandi cyane cyane ni decision yo mu mutima. Ukavuga ngo jange bikunde. Abanyabuvira bagazavuga ngo bipande bishuke. Bipande bishuke iki kintu sino gikora. Ni ihame ndumukristo. Amen, haleluya. Amen. Amaze ukareba ujye ukomera. Baza bakureba gutya mu gahanga ukazasanga kujya kwibuye. Bakavuga ngo yiwe ntitworoha dushaganya. Uyu yaratunaniye n'umugabo. Uyu ni umugore, uyu ni umukobwa, uyu ni umuhungu. Afite decision arakomeye. Ahagaze ku mahame y'Imana. Ari mu rugendo kaje mu ijuru. Amen, haleluya. Amen. Akamaro ka mbere k'ijambo ry'Imana muri twe. Ijambo rizaritu. Ijambo ry'Imana rizari twigisha kumenya Imana nyakuri. Akamaro k'ijambo ry'Imana muri twe. Ijambo ry'Imana rizari twigisha kumenya Imana nyakuri. Iyo twasoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikaba muri twe. Ijambo rizari twigisha kumenya Imana nyakuri, Imana nyamana. Amen, haleluya. Haleluya. Kubera kuko hari ibyiyita Imana byinshi. Amen, haleluya. Kandi hari byinshi biyobya abantu. Kandi byitirirwa Imana. Ariko iyo twasoma ijambo ry'Imana ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana rikaba muri twe. Ijambo ry'Imana zari twigisha kumenya Imana nyakuri. Imana tugomba kuramya, Imana tugomba gukorera, Imana tugomba kunambaho, Imana tugomba kwishingikirizaho. Rizari twigisha kumenya Imana nyakuri. Ako niko kamaro k'ijambo ry'Imana. Yego. Tutumenya Imana nyakuri. Tukavuga ngo nukuri yaduhamagaye niyo kwizerwa. Amen, haleluya. Haleluya. Tukavuga ngo yaduhamagaye niyo kwizerwa. Tukavuga ngo Imana irahari. Ukabara imigisha y'Imana ukamenya kuko hari Imana yakugiriye neza. Ukamenya kuko yakuremye, ukamenya ko yagutoranije, ukamenya kuko yaguhamagaye mubo yahamagaye nawe urimo. Ukamenya Imana nyakuri. Warangiza ukayisenga kandi ukayikunda ukayikorera. Ijambo ry'Imana rizari twigisha kumenya Imana nyakuri. Gusoma ijambo ry'Imana uzamuvuga ngo nukuri kose Imana nyakuri. Habe niyo hoza mukejo, niyo hoza ibindi biyoza. Ariko iyo wasoma ijambo ry'Imana ntaco kuyoza, ntaco gushaganya, ntaco guhindura. Ubu ufite ibyanditswe muri wewe. Kweri kweri. Amen, haleluya. Amen. Yeremiya aravuga ijambo ry'Imana Mana we ngo maze kurirya ngire ngo ni wabivuze. Aravuga ngo maze kurirya rigeze mu nda ngo rimbere umunezero n'ishimo. Ususigara ugenda n'ijambo ry'Imana ukavuga ngo nubwo hoza japo kuna vikwazo, majaribu na mateso. Shetani ametutega apate kutuangusha, lakini Emmanuel ni mshindi wa yote. Tunasema. Aravuga ngo kumbe imani yetu imeanzia msalabani. Haleluya! Haleluya! Aravuga ngo acha tuteseke. Ulimwengu tutese. Watu watushimange,
watunene mabaya nubwo abantu botuvuga bakatuvuga Hatutautupa. aravuga ngo hatutautupa ujasiri wetu tutaendelea kumfuata Fuata Yesu. amen Amen. nubwo isi yotuvuga nubwo bokuvuga ndagukomeje mu izina rya Yesu haleluya nubwo bokuvuga nubwo bogira gute ariko semeni haleluya Amen. komera ushikame ko turaja mu ijuru ijambo rya kabiri ijambo ritwigisha inzira y'agakiza ijambo ry'Imana rizaritwigisha inzira y'agakiza Acha tuteseke, ulimwengu tutese, watu watushimange, watunene mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kumfuata Yesu. haleluya umumaro w'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rizaritwigisha inzira y'agakiza tukamenya ko twacunguwe semeni haleluya tukamenya ko twahamagawe kandi tukamenya ko twahawe agakiza ku buntu nta kiguzi dutanze tukamenya ko twacunguwe n'amaraso ya Kristo semeni haleluya tukamenya ko turi abakristo twaba tugenda mu mihanda twaba tumeze gute turyamye tukamenya kuko twacunguwe dufite agakiza twahawe agakiza kandi tukamenya ko dufite assurance yose semeni haleluya Ariko Yesu. amen Amen. tukamenya ko dufite ubwishingizi reka ndeke gutindaho rizaritwigisha inzira y'agakiza akandi kamaro k'ijambo ry'Imana ritwigisha kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza ijambo ry'Imana bavandi rizaritwigisha kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza akamaro k'ijambo ry'Imana muri twe akamaro k'ibyanditswe byera ibyanditswe byera biza bitwigisha gutandukanya ikibi n'icyiza nimba uri umukristo warahamagawe automatic ugomba gutandukanya ikibi n'icyiza ukavuga ngo kino kintu ni kibi iki ni cyiza ngomba gukora kino singomba kugikora ijambo ry'Imana rizaritwigisha gutandukanya ikibi n'icyiza iyo twasomye ijambo ry'Imana ibyanditswe byera amen rizaritwigisha ni mwarimu tukamenya ikibi tukamenya n'icyiza tukamenya satani n'imirimo yiwe yose tukamenya ijuru n'imirimo y'ijuru amen tukamenya icyaha tukamenya ibicumuro tukamenya amafuti tukamenya ibitwanduza bira byose bitwanduza tukabimenya kubera iki kubera ijambo ry'Imana ibyanditswe byera ijambo ry'Imana rizaritwigisha gutandukanya ikibi n'icyiza akandi kamaro k'ijambo ry'Imana ritwigisha gukiranuka ijambo ry'Imana rizaritwigisha gukiranukira Imana iyo twasomye ijambo ry'Imana iyo dufite ibyanditswe byera ijambo ry'Imana rizaritwigisha gukiranukira Imana uzukiranukira Imana umurinzi yaravuze ngo ibyo ntunze naje ubwanje ngo ni iby'uwo mucunguzi ukamenya gukiranukira Imana muri bikeya no muri byinshi ibyo Imana yaguhaye ukamenya gukiranukira Imana tumumpe Bwana tukufu Asifiwe Yesu. haleluya Bwana asifiwe ijambo ry'Imana rizaridutoza ni mwarimu rizaridutoza gukiranukira Imana tukamenya gukiranukira Imana atukuza milele Asifiwe Yesu. tugakiranuka n'ukuri kose iyo umuntu yasomye ijambo ntaza akiranuka kuri byinshi gusa no kuri bikeya aza bikiranukaho muri situwasiyo zose agakiranukira Imana mu bibazo mu gupfusha mu ngorane mu biki mu ntambara akamenya gukiranukira Imana ijambo rindi ijambo ritwigisha kumenya gusenga no kwirinda kavu ijambo ry'Imana papa rizaritwigisha kumenya gusenga no kwirinda iyo wasomye ijambo ry'Imana jori rizajyama ari kwigisha ukumva uhawe indi level yo gusenga Imana kandi muri ibyo byanditswe ukumva kuko uhawe imbaraga zo kwirinda ijambo ry'Imana uzaba muri soma rikaba ari kwereka ikintu cyose ibintu byose biba mu ijambo ry'Imana nta kitaba mu ijambo ry'Imana rero ijambo ry'Imana rizaritwigisha kumenya gusenga Imana no kwirinda nusoma ijambo ry'Imana uzahabwa promotion yo gusenga Imana uzakura neza wa mukuru ugere ku kigero cyiza cya Kristo w'umunyamasengesho mwiza w'umutaramyi mwiza udahubuka udafite kubabaye semere haleluya Haleluya. ube umunyamasengesho mwiza kubera ijambo ry'Imana
kandi ijambo ry'Imana numara gusenga Imana neza ukinjira mu masengesho uzaba uhawe no kwirinda kuko iyo umuntu asenga azamenya no kwirinda satani zitera abantu iyo batari kubasenga niko izime iyo umuntu satani yamuhugije gusenga atagisenga Imana n'ibindi byose azabikora ariko iyo umuntu ari muri huduma iyo umuntu uri muri huduma uri mu bitaramo uzumenya kwirinda uzamuvuga ngo naraye mu gitaramo naraye mu gitaramo ariko muzamugira ngo satukangurira abantu gutarama ari ukugira ngo tubone ubwishyu bw'abantu ni ukugira ngo dukomeze tumenye kwirinda no gukomeza gukunda Imana tuva mu gitaramo no kukose gukora amanyanga nova mu gitaramo kamashika kabesha nova mu gitaramo gashaka ngakubita umugore no kwa mashika habiriyo no usanga yahinduye isura no mubwira ngo muvandimwe nyenyekea Mungu akuinue sio mimi ninasema akijambo jimana sasa wakwirinda baba ni baba anasema jambo jimana nishiko kamaro kanyu rizari twigisha kumenya gusenga no kwirinda iyo umuntu yaseze yataramiye Imana tiwo kora amanyanga uzava gusiga itaramo ke yagisuma muri wowe ukazava gusa ko kiraniha sente kiraniha amasengesho ukumva wakumbuye ukamukumbura ababera bose bakumbura abantu bakecuru abantu basaza ukumva wahwereye ukazoga se akabiri kazogera twogere kandi tumanane tunezere ukazongera kandi akabiri kagere duhure tunezerwe ukumva wagiye mu zindi mbaraga niko rero iyo uri muri yo situation tiwosubira kandi kumva hari ibindi biha biguhamagara ariko iyo uri mu ntege nkeya kurya bozera yavuze iyo neza akamurikasi utakigira umutima ugusunikira gusenga ntacyo utokora umuntu nazoza akora ikintu kibi musa mwamuvuga ngo ntaherutse gusenga nta mahomba aherutse satani yaramuteye n'ukuri nta mahomba aherutse nimuzaza mwumva umuntu yakoze ikintu kibi musa mwamba mukutusha ukora muvuga ati Imana we mwene data nikahamaze iminsi atari muri huduma ari iyo uri muri huduma semeni haleluya ndasoje ijambo ritwigisha kwizera no gukomera iyo twasoma ijambo ry'Imana zari twigisha kwizera tukaba abantu bafite kwizera kuri hejuru kandi muri uko kwizera tugakomera semeni haleluya tukizera birizwa ngo kwizera no kumenya rwose ngo ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba kandi nguko kwizera ngo ariko kuza kuduhamiriza neza ngivyo tutarebesha amaso kuko ngo ari byukuri icyatumye ngo abakera bahamwa abantu bari abasaza ba Ibrahimu bande ba Yoheri ba Yona ba Daniyeli ba Eliya ngo nuko bari bafite kwizera semeni haleluya abagore bitwa ngo ba Ana semeni haleluya amen uriya mukobwa witwa ngo Risifu wabwiye se aramubwira ngo icyo wahize ugendere ugihigure bari bafite kwizera abagore bari bazi gucumbikira abashitsi bagacumbikira abera ariko muze abagore bazi ko gukorera abashitsi Ibrahimu bibiri zitubwira ngo yarabiyegereje ngo arabiyegereza arabakuyakuya ngo abashitsi arabagaburira bre ngo barahaga neza ipishinga imeze kuriri baravuga ngo twogenda tutavuze ijambo nushaka kugira ngo abakozi b'Imana kubwira ijambo uzabiteho neza wamba wikuraho utuntu twawe biteho iyo bamaze kumererwa neza umubiri umerewe neza bazavuga atari ku muntu uko turaba tugenda gutyo bo kwaba bishira ni huduma amafungo adateganijwe bakayakora kubera ko wabitayeho semeni haleluya ijambo rya nyuma ijambo ry'Imana n'ibyo kurya bitunga ubugingo bwacu naho soresha ijambo ry'Imana n'ibyo kurya ni ibiryo biza bitunga ubugingo bwacu niba abantu baza bagira ibiryo byitunga umubiri kamari bagashaka ibiryo byiza umuntu akagerageza gukora ni ukuri kose ijambo ry'Imana n'ibyo kurya n'indyo nziza izitunga ubugingo bwacu umuntu w'imbere amen semeni haleluya ukabona umuntu nagahonja ukabona umuntu ameze gute ariko semeni haleluya iri indana arabyibusha ni munini ni umugabo
ijambo ry'Imana nizo kurya biza bitunga ubugingo bwacu. Niba ushaka kuba umugabo nyamugabo, niba ushaka kuba umukristo mwiza, soma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nizo kurya, ni ibiryo biza bitunga umuntu wacu w'imbere. Semeni haleluya, semeni haleluya. Tukagendana ijambo ry'Imana nukuri kose, tukagendana gukunda Imana no kubaha Imana no gukunda abavandimwe, tugakundana mutaka tukunda mugenzi we. Ntakurenguka kuvuga wanyu ubwire gute ngo yangoje ngo sinzi kutazamerera ngoje mutazana. Oya, genda n'ahantu wicaye mu cyicaro wamuvuga ngo runaka ni umugabo, uriya mwana ni umukobwa mwiza, uriya mudamu ni umudamu mwiza. Nta kibazo, nta mpamvu zo kuvugana nabi. Dufite ijambo ry'Imana. Ubu nyine nogenda bakambaza ngo ese ngo bukuru buriya mwana ngo ni gute, baba bashaka kumumbaza ngo ngo wenda murambagiza bamurambagize wenda kugira ngo bamushake. Ngahura n'umuntu akambaza ate sewe wowe uba muri area ya Kayole, uriya mwana bukuru ameze gute? Kamavuga ngo bukuru ngo yaye ngo niri na nini, ariko no kuvuga wa no kuvuga naruha kaza nshaka kukuza no kuvuga ibigwi, kavuga ngo wa muntu nimba ushaka umukobwa, niba ushaka umugore, niba ushaka umuntu muzabana, kaza ndo akavuga ngo bukuru bana we umutoye gute wa muhungu, umutekereje gute? Ariko no kuvuga, ariko hari abandi bazabanyura ahantu wikoza ahantu yavuga ati uriya mwana runaka ari gute, ngo reka ngo ntaho uriya mwana ngo nakayayu, uriya mwana atagira n'igeso n'imyitware myiza, ngo jezamo nakaraho gusa. Oya, uko ari kose murangi uvuge ngo umugeni. Bwana siwe sana, amen. Uko ari kose murangi uvuge ngo umugeni. Ariko ni ukuri kose icyo Imana ntizokinziza, bivuze imbere y'Imana, Imana ntizokinziza pe kuranga mu cy'umuntu. Peruse kuranga umuntu ndavuga ati yewe tariko n'icana cyiza nubwo uhabona kidafite isura nziza, tariko ni cyiza giteye ubwoba, giteye ubwoba. N'icana cyiza muzobana kimeze neza, kiza kigwa neza, cyitonze, cy'igikristo gikunda abantu w'amahoro. Ariko naba mubwira ngo turebe isura sha, turebe isura muvandi wewe ndamukurangiye. Amen. Turebe isura. Amen. Sio mimi ninasema, ni Bwana anasema. Mavandi ivyanditswe byose byahometswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro kutwigisha. Uwo niwo mumaro w'ivyanditswe. Rero mureke ijambo ry'Imana ribe muri twe. Umwanditsi yaravuze ngo ribe muri twe ngo rigwire, kandi ngo rigwize iki? Rigwize imbaraga. Ijambo ry'Imana ribe muri twe rizagwiza imbaraga. Tuzaba abakristo beza, tuzaba abaramyi beza, tuzaba abavuga butumwa beza, tuzaba abamama beza, tuzaba abasaza beza, tuzaba abayobozi beza, kubera ko dufite ijambo ry'Imana muri twe. Ndabakumbuje gusoma ijambo ry'Imana. Mwene data Perezida Robert hari akantu yavuze ku cyumweru, aravuga ngo Satani ngo kira distraire abantu ngo tibasoma ijambo ry'Imana. Numva ndavuga ngo namavuga ngo uyu Mungu amaze gukora. Kurya hajya narishaye nakuvuga ati maze gukora bakuze. Nahwereye. Narageze rero mu rugo rw'iwacu ndabwira ati Robert yakuze. Yavuze ijambo yarasize niba ngo ese wari kuye nawe si wowe rugoka we. Aravuga ngo Satani kirahuza abantu ngo kadistrera abantu ngo mutuntu rutuntu kugira ngo abantu tibasome ijambo ry'Imana. Aravuga ngo ntiwoja kuri channel na za WhatsApp n'ibindi kubihugireho. Tubikore ariko tumenye ko ijambo ry'Imana rihari. Amen. Tubikore tuza tureba ibintu uko isi hayigenda nuko nahisigeze, niturangiza twibuke no gusoma iki ijambo ry'Imana. Amen, haleluya. Amen. Ndangirije kuraka bose uva mabwire ikintu kiza kiba ciza mu buzima. Amen, haleluya. Mu gihe nijoro umaze gufungura ukamara kurya so tuvuga muri rurimi rwacu, ukaryuka umugore akakwitaho nutamufite, we wakoze wewe nyine ukitekera ukarya, warangiza bukene ico ugomba gukora, ugomba kubanza gusoma ijambo ry'Imana. Muri gusoma ijambo ry'Imana ushaka gusoma imirongo 2 cyangwa 3, nurangiza usenga Imana. Numara gusenga Imana, umaze gusenga Imana ubone kuja kuri WhatsApp urebe ibintu, ukomeze urebe ibintu gire gute. Ariko ndiwoja kuri WhatsApp ngo numara ubone imbaraga zo gusenga, izaya biguhuza ukareba ibintu n'ibindi. Hari ibirungo hano kuri WhatsApp biteye ubwoba, ariko uzubanza usenge usome ijambo ry'Imana. Nurangiza umaze kwiragiza Imana, umaze gusenga no gusoma ijambo ry'Imana,
ry'Imana wabihawe nurangiza ufate telefone yawe navyo ni byiza kumenya isi ko igenda urebe ku mbuga urebe ku YouTube umenye ibintu kurikirana amakuru nurangiza byamusinzira umererwe neza semeni haleluya mwakire ijambo ry'Imana kandi mwa bagabo nyabagabo Imana ikomeze kubakoresha no kubagira neza ngwino narangije ubarikiwe sana ndashimira Imana ya Isiraheli iduhaye kuba imbere yayo tukaba tunezerewe Imana ihabwa icubahiro Amen. twari twiteguye abashitsi nkuko mwari mubizi kandi mwabonye afishe ariko habaye ubu mu mugoroba umukozi w'Imana duhamagara kuko yafatiriwe cyane kandi atubwira ikibazo cumvikana aratubwira ngo ashobora kuza cyangwa ntaze kandi ari excuse cyane yakimbabaza aratubwira ngo tumabarire kandi birumvikana nk'abakristo rero Imana ishime kuko ituhaye ibyiza kandi Imana ishime ko duhagaze hano tugana ijambo ry'Imana ndashimira Imana kubwa muzehe uvuye kuganira atugana ijambo ry'Imana ryiza narakubwira umuvandimwe hari ati aramfashije Imana Isiraheli gweze umugisha turashimira mwebwe mwese mwataramye kandi mukunda Imana turabizi neza kuko ibihe byose muzamwitabira amateraniro haba hari abashitsi baba batanahari ikindi gitaramo cyacu Imana yaduhaye tugomba kuza twitabira mu gihe cyose rero Imana ibaheze umugisha haba hari abashitsi baba batanahari wenda ari abandi ba hano mu muhana muzamwitabira dukomeze tugubwe neza uko tunezerewe ba amen Amen. Imana ibagire neza Amen haleluya Hallelujah. bizima tumwongeye promotion turakuzamuye tumuhaye izina ry'ubudokiteri Dr. Bizima hari Dr. Beya hari Dr. Kavoma hari Dr. Bizima turacafite batatu nibo duhaye Bizima turamuzamuye tumuhaye iranga abaye docteur mukubitira Imana amashi muzamwandika ngo Dr. Bizima Dr. Kavoma Dr. Beya abandi nabo turacabaheza amapromotion abantu bose tibazazamukira rimwe abandi turacabaheza promotion mu gitaramo gucuranga tuguhaye rya docteur nk'abakozi b'Imana Imana gweze umugisha acuranze umwana w'umunyamurenge ba Bikomeye. Bwana siwe sana tugegwana ijambo ry'Imana dusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo iri jambo ry'Imana rindimo cyane ko ndariganira ariko nagiye mpindura sije ariko ndacare kuri iri jambo Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 16 urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16 ni muheze joli microphone asoma hahandi abe nkuba ryohereza ndaganira umwanya muto dusubire dutarame nukuri ndavuga umwanya muto pe ko nabyumva yeme mukubitire President Bozera Mashi yayoboye igitaramo neza mwakubisa amasi mufite ishari Imana igweze umugisha muvandi soma joli Pere kuri 16 yego haravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya yego no kumuhanira gukiranuka komeze yego 17 kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose aho ngo akore imirimo myiza yose amen amen ubarakiwe sana duhe Imana icubahiro haleluya 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 amen barikiwe sana ku cyumweru ahantu twateraniye twaganiriye rino jambo tuvuga akamaro k'ibyanditswe byera ariko tuganira ku muntu ushitse ugomba gukora umurimo w'Imana turavuga ngo umuntu ushitse ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ngo bifite umumaro wo kwigisha umuntu
ariko tuza kuvuga umuntu ushitse ugomba gukora umurimo w'Imana. Semeni haleluya. Amen. Ariko muri uyu mugoroba ngiye kuganira bukeya akamaro k'ijambo muri twe. Akamaro k'ijambo ry'Imana muri twe. Semeni haleluya. Niyegereje abakozi b'Imana hano abadamu b'abashumba hamwe na pasiteri. Imana iheze umugisha kandi Imana ibagire neza. Ejo bundi hari ahantu twari twicaye tubakaba bavugaho twabavuzeho bukeya ariko twabavuze neza. Twabavuze neza turavuga ati iyo abantu bakora igitaramo kikitabirwa n'abakecuru n'abadamu b'abashumba n'abashumba bwabo kiba kimeze neza. Rero turabishimiye. Umwaka nusha kurangira tuzavuga iby'Imana yagiye ikora muri iki gitaramo, tuzabipanga neza turabifite, tuvuga iby'Imana yakoze guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12. Hanyuma tubise Revera Pasteur Nkunda ari ahantu nko muri kwe. Tumubisa ahantu tumushiza ahantu tuzamuvuga umwaka urangiye. Ntabaza bavuga tuzavuga ibigwi byiwe ni neza n'urukundo rw'Imana yatweretse hano muri iki gitaramo tuzagenda tubivuga. Imana igweze umugisha mushumba. Amen. Bibiliya yavuze ngo ibyanditswe byera zose ngo byahumetswe n'Imana. Kandi ngo ibyo byanditswe bigira ngo umumaro. Ibyanditswe byera ijambo ry'Imana ngo rigira umumaro. Umumaro wa mbere w'ijambo ry'Imana ngo rizari twigisha. Ijambo ry'Imana ni mwarimu rizari twigisha. Semeni haleluya. Niba umuntu azagenda kuri taburo akaja kurubaho akiga bakamwigisha ibintu bakamushiramo matière bakamwigisha ubumenyi bakagenda bamwereka ikintu n'ikindi. Ijambo ry'Imana ni mwarimu. Bibiliya yavuze ngo ijambo ry'Imana mu maro waje wa mbere ngo rizari twigisha. Semeni haleluya. Amen. Kandi ngo umumaro wa kabiri ngo rizari twemeza ngo ibyaha byacu. Ijambo niryo rizari twemeza ibyaha President Bozera. Ijambo rikama rikwemeza neza warisoma rikagutsinda rikagutura hasi rikakubwira ngo uri umunyabyaha patro uri umunyabyaha rikagutsinda. Nta muntu wokwemeza undi byaha. Ushobora no kubimubwira wenda agashinga urubanza akaburana cyangwa se wenda ntabihe agaciro. Ari ijambo ry'Imana niryo riza ryamagere ku muntu intege nke yaziwe irikere ku muntu amafuti yiwe rikere ku muntu uko ate. Ijambo ry'Imana n'indoregwamo ni kiyo ni ciyori niko bagaza bavuga abakecuru ngo ni ciyori ngo ni kiyo ni mirwari nijye uza wirebamo neza warisoma wafata ibyanditswe wasoma rikagutsinda neza rikakwemeza ibyaha byawe n'intege yazawe. Semeni haleluya. Amen. Umumaro wa gatatu ngo rizari dutunganye. Ijambo ry'Imana niryo rizari dutunganye rikadushira ku murongo rikama rikwegeranya neza rikagushira kuri gahunda rikagushira ku murongo mwiza w'abakristo bahabaje mu ijuru w'abana b'Imana. Rikagushira kuri gahunda rikagucura. Umurivyo yaravuze ngo mvugutire ngo kandi uncure nk'inkamba zimvemo ngo mpindure icuma cawe uhorokoresha. Ijambo ry'Imana. Semeni haleluya. Amen. Rizari dutunganye. Iyo umuntu yasomye ijambo ry'Imana cyane rizari mugira umukristo mwiza bavandi. Nta kindi kintu kiza kigira umuntu umukristo mwiza nk'ijambo ry'Imana. Iyo wasomye ibyanditswe byera rizari kugira umugabo rikakugira muzukuri umukristo mwiza w'intangarugero. Abandi bantu bakubona bakavuga ngo uyu muntu ari mu Imana, uyu muntu yarakijijwe. Nta kindi kintu ni ibyanditswe byera iyo wasomye ijambo ry'Imana. Haleluya. Umumaro wundi ngo rizari duhanira gukiranuka. Ijambo ry'Imana niryo rizari dutoza gukiranukira Imana uko bwije nuko bukeye tukagenda twubaha Imana kandi dukiranukira Imana. Rizajya amari gutunganya neza rikagushira kuri gahunda ugakiranuka ukamukiranusa ugakiranuka ku kintu cyose cyaba gito cyaba kinini ugakiranukira Imana. Reka ntange haleluya. Haleluya. Hallelujah. Sivyo ntinda ijambo rindi rya nyuma ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Biriya byose mvuze